Reka tubasuhuze mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubategurira umunsi kundi, kanizere ko mumeze neza cyane mwese mudukurikira muri mu bice bigiye binyuranye, uri mu Rwanda cyangwa irwota amasimbi. Ntago twabura kubifuriza ibyiza by'Imana, uburinzi bw'Imana ko byabana namwe. Tuba tugarutse mu mwanya tugenda tureba amakuru abari mu kugenda asohoka hirya no hino, aho twibanda mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga, ndetse tukanareba ibirimo guhwihwiswa iwacu cyangwa se ibirimo kuvugwa mu makaritsiye agiye atandukanye. Muri aka kanya rero tubazaniye umuburo cyangwa se amakuru yaje kuba yatangazwa na RIB ndetse inafatanyije na polisi y'u Rwanda, nyuma yuko hafashwe ibintu bitandukanye birimo imitobe ndetse n'ibindi binyobwa bisembuye. Polisi y'u Rwanda rero ikaba yaboneyeho guha ubutumwa abantu batandukanye, cyane cyane abanyoye iyo mitobe tugiye kubabwira, n'abanyoye utwo tuyoga dusembuye tugiye kubabwira. Ni ibicuruzwa rero byafatiwe mu mukwabu wakozwe n'inzego za polisi zifatanyije na RIB, akaba ari ibicuruzwa byakorwaga n'uruganda rwari ruzwiho gutunganya ibintu bijyanye n'imitobe, ariko noneho uru ruganda ngo ruza no kwiyongereramo utundi tuntu dutandukanye, turimo ibikoresho bizwi nka situruwaya. Utu dukoresho turazwi n'udukoresho twifashishwa abantu boza ibikoresho by'amasafuriya, amasahani n'ibindi bitandukanye. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri we akaba yavuze ko igenzura ryagaragaje umwanda ukomeye cyane wagaragaye muri uru ruganda rwa Salam Ltd. Nanone kandi uru ruganda rwari rwarahawe uburenganzira bwo gukora umutobe ariko rushyiramo situruwaya nk'uko twabibabwiye. Ni uruganda rwari rwanditse mu mazina mu mazina y'uwitwa Murekatete Rebecca, ariko imicungire n'imikorere y'uru ruganda ngo uyu Rebecca ntago ari we wari ubirimo, ahubwo byari mu maboko y'umugabo we Karangwa Thomas. Ubu bombi bakaba baratawe muri yombi. Uyu Karangwa Thomas rero niwe washakaga abakozi, niwe wagenzuraga buri kintu cyose cy'uru ruganda, agashaka abakozi, akamenya uko uruganda rwakoze, akamenya uko bagurishije ibyakozwe, akamenya n'uko arahemba abakozi. Ni umuburo rero waje kuba watangwa na polisi y'u Rwanda, aho yatangaje ko umuntu wese ushobora kuba yaranyoye iyi mitobe ya Salama na turiya tuyoga tundi tuba turi mu macupa, yuko yakwihutira kujya kwa muganga agasuzumwa, akarebwa niba ibinyobwa nta kibazo byamuteye, ndetse inabwira umuntu wese ucuruza iyi mitobe ya Salama yuko yakwihutira kuyimena bidatinze, kuko uwo bazayisangana nawe azaba ari umufatanyacyaha mu bandi. Hari n'ikinyobwa rero cyitwa ngo Intwari, ngo cyengwa n'uruganda rwa Sky, nacyo kikaba cyarafatiwe muri uyu mukwabu. Ibyo byose rero bikaba batangariza abantu yuko ababicuruza babimena, ndetse n'ababinyoye bakajya kwa muganga bakareba niba nta kibazo bagize biturutse kuri ibi binyobwa. Ubwo rero mwabyumvishe neza cyane. Amakuru yacu reka tuyagarukiriza aha ngaha. Ubwo niba waranyoye iyi mitobe ya Salama n'icyo kinyobwa cyitwa Intwari, ihutire kwa muganga. Niba ubicuruza kandi nyamuneka bimene cyangwa urebe ukuntu bigenza, kuko niba bigusangana uzaba uri umufatanyacyaha, nawe uzatabwa muri yombi nk'abandi bose. Ngayo nguko rero ibirimo kuba muri iyi minsi. Ibinyobwa by'ubu tunywa ntago kenshi na kenshi biba byizewe. Ndabakunda cyane.